dutangira agafilme kacu k'uyu munsi rero batwereka abasore babiri bari gukina ngo muri ako kanya amwe agata kubita undi nabi cyane rwose agata yikubita hasi ubwo hari umusore wikorera amasuku byose ari kubyitegereza ndetse hari n'umukobwa nawe ari kubibona agata amaguru amusore amubwira ko rwose atari byo kuriya musore yamureka wenyine ngo muri ako kanya umusore nawe agata amubwira ko ari gukina n'inshuti bisanzwe ko ibingibi nta kibazo kirimo ubwo umukobwa agata akomeza kumubwira ko ari kuba yakina nk'umugome cyangwa se ari umugome bitewe n'imbaraga ari kuba yakoresha ubwo umusore agataza amwegera amubwira ko yagakwiye kuba yakwishimira ibyo afite ko afite umuhungu w'umukunzi mwiza cyane ndetse ufite n'imbaraga ubwo muri ako kanya umukobwa agata akomeza kumubwira ko nubwo afite imbaraga nyinshi cyane atagakwiye kugenda ahohotera abantu cyangwa se abangamira abantu bari gukina ubwo muri ako kanya umusore agata yiregura amubwira ko abantu bose ba hano nta mbaraga bafite ubwo muri ako kanya wa musore kubyitegereza wa mugabo agata akomeza kumubwira ko ibyo ngibyo rero nta kibazo kirimo arangije agata abwira umukobwa ko agiye mu nama ko rwose yakererewe ubwo wa mukobwa agata amubaza ati none se ugiye kuba wajyana nande ugiye kuba wajyana na wa mukobwa Francis nanone ubwo wa musore ati none se ibyo ngibyo kandi urongera urabizanye hari abantu benshi baraza kujyayo kandi nanjye ndaza kuba najyana nawe ndikumva nta kibazo kirimo ubwo muri ako kanya rwose agakomeza akamubwira ukuntu rwose araza kujyana nawe kandi ibyo ngibyo nta bintu birenze ataza gutegereza ibintu byinshi ubwo wa mukobwa agata amubwira ko icyumweru cyose gishize uriya mugabo agenda amuvuga ubona ko hariya amukundaga cyane kandi ubona ko afite umukunzi afite umukobwa bakundana arangije agata amusezera amubwira ko ari bakunda gusa rwose ko nta wundi mukobwa yareba agiye kuba yagenda agata afataga yari afite akazishyira hirya ataragenda ariko wa musore agata amubwira ko yafata ziriya gaha akazishyira mu mwanya wazo cyangwa se ahantu yazikuye ubwo wa musore agata agaruka ariko amubwira ko ari akazi ke ko kuba yazifata akazijyana rwose ubona ko yamusuzuguye cyane ubwo wa musore nawe agata amubwira ko akazi ke ari gukora hano atari ukuba yaba umucakara we ubwo muri ako kanya umusore agata abona rwose ari kuba yamubwira nabi agiye kugenda ngo amukubite wa mukobwa agata amubuza amubwira ati tuza rero aka kanya rwose igendere nta kibazo ndaza kuba nabikora ubwo wa mugabo agata yigendera ubona ko yiyumvaga ko afite imbaraga nyinshi cyane ubwo wa mukobwa rero nta kindi yakoze yaraje agerageza kuba yase wa mukozi hano imbabazi kubwo umukunzi bari kumubwira ati utwihanganira cyane rero cyane cyane wihanganira umukunzi wanjye ubwo muri ako kanya umusore agata akomeza kumubwira ubona ko rwose nawe yamunakariye cyane ati uriya mukunzi wawe rero nimba ari umukunzi wawe ugomba kuba wamwigisha akagira imico myiza ubwo umukobwa nawe ati humura rero nzamwigisha rwose ntugire ikibazo arangije agata agenda ubona ko nawe agiye kuba yakwitoza wa musore nawe agikomeje kuba yakwikorera amasuku nk'ibisanzwe wa mukobwa ageze gutya rero agata amukubita inkokora wa musore ubona ko rwose mubabaje agata akomeza kumubwira ko atabizi rwose ibijyanye no gukubita agahita atangira kumwereka rwose uko bimeze ubwo mukobwa agata abona rwose arabizi cyane arangije agata amusaba nimba yamwigisha wa musore nawe rero ntibyatinze yaraje ajya gutangira kuba yamwigisha arangije agata akomeza kumwereka ukuntu rwose babigenza amaze kumwereka rero umukobwa nawe akaza rwose ubona ko atangiye kuba yabimenya ubona ko abyishimiye ubwo umusore nawe akomeza kumubwira ko rwose bitoroshye ubwo muri ako kanya batarakora byinshi wa mukunzi w'umukobwa agahita agaruka agatabona rwose umusore ari kuba yamutoza ari kuba yamutoreza umukunzi agahita amubaza ati none se ibyo ngibyo ni ibiki gukora koko ukumva inama z'uyu muntu ukora amasuku hano ubwo umusore ati ndakeka rero aka kanya ngomba kuba nakwigendera arangije agahita agenda ubwo umusore we agakomeza kumubwira ati komeza rero nyine ujye gukora amasuku kubona ko kazi kawe ubwo muri ako kanya agahita agenda ubona ko umusore yicishaga make ubwo umukobwa we agasigara hano we n'umukunzi we ubona ko yaraje kuba yamusezera ngo agende agahita akomeza kumubwira ko amukunda cyane agahita amusezera amubwira ati tuzabonane rero ejo agahita agenda amaze kugenda rero umukobwa agahita aza gake gake nawe ari kuba yasanga wa musore agahita amubwira ati wongere rero unyihanganira cyane rwose kubwo umukunzi wanjye arahubuka cyane ubwo muri ako kanya umusore nawe urangije agahita amubwira ati ntugire ikibazo rero abantu bameze nka kuriya ndabamenyereye ubwo umukobwa ati none se ushatse kuba wavuga iki koko ubwo umusore ati abantu bameze nka kuriya rero ni abagome cyane nta n'imico myiza bagira ubwo muri ako kanya umukobwa agahita akomeza kumubwira ati yego nyine ibyo ngibyo byo nibyo arahubuka cyane nanjye ndabyemera agahita akomeza kumubwira ko yabyibagirwa ubwo umusore ati ntugire ikibazo rero namaze kuba nabyibagirwa byose ubwo umukobwa ati none se nagusaba agafeva cyangwa se akantu rwose wankorera ubwo umusore ati yego rwose nta kibazo wambwira ubwo umukobwa agahita amusaba ko yazajya rwose
kumutoza bitewe nuko yabonye azi ibintu bijyanye n'iteramakofe, agahita akomeza kumubwira ko azajya anamwishyura. Ahubwo umusore ubona ko rwose n'umukobwa yamwishimiye ko bagira umutima mwiza, kazi n'ibijyanye no gusaba imbabazi, agahita amubwira ko azajya amwigishiriza ubuntu. Ubwo muri ako kanya agahita amubaza ati ariko se nakubaza akabazo gatoya? Ubwo umukobwa ati yego rwose mbaza nta kibazo. Ubwo umusore ati none se ko ndi kubona weho ufite imico myiza, ariko uriya musore cyangwa se uriya mukunzi wawe we bikaba bitandukanye, ubundi mwahuye gute koko, cyangwa se wamukundiye iki? Ubwo umukobwa nawe agahita akomeza kumubwira ko atazi ukuntu byagenze, ko yisanze ari umukunzi we. Ubwo umusore agahita akomeza kumubwira ko nimba rero nawe bimeze gutyo, ko uriya musore batandukanye cyane, ko ashobora kuba yibeshye, ko umukunzi afite aka kanya, ko ashobora kuba atari we. Ubwo umusore amaze kumubwira gutyo agahita akomeza kwikorera amasuku. Ubwo muri ako kanya umukobwa we agahita ababara cyane bitewe n'amagambo amubwiye. Ubwo umusore arebye umukobwa agahita abona rwose yababaye, agahita amubwira ko ibintu amubwiye atari agamije kuba yamubabaza. Arangije agahita amubwira ko yakwitegura rwose noneho bakajya mu myitozo, agahita agenda akazana ga, ubona ko rwose bagiye kuba batangira kugira ngo abashe kuba yamutoza. Arangije agahita akomeza kumwereka ukuntu rwose babigenza, ukuntu bazajya bitoza. Ubona ko umukobwa nawe yafataga cyane. Arangije agahita amubwira ko rwose noneho nazajya kwibita kabiri azajya kwepa. Ubwo umukobwa agahita amubwira ati ibyo ngibyo rero nta kibazo kirimo. Ubona ko bagikomeje kuba bakwitoza, umusore amukubise rwose umukobwa agahita asanga ntiyawukwepye. Ubwo umukobwa agahita ababara. Arangije umusore agahita amubwira ati noneho rero reka ndebe nimba hari icyo ubaye. Agahita amukoraho, umukobwa ari kubyitegereza. Umusore nawe ati humura rero nta kintu rwose wabaye, aka kanya ameze neza. Arangije agahita amubwira ati ndakeka rero imyitozo y'uno munsi yarangiye. Agahita amubaza nimba ejo rwose azagaruka. Ubwo umukobwa akamubwira ko natongera kuba yamukubita kenshi azagaruka, ariko namukubita nk'aka kanya katazongera kuba yagaruka hano ukundi. Ubwo umusore nawe agahita akomeza kumubwira ko atagomba kugira ikibazo, katazongera kuba yabikora. Arangije umukobwa agahita amwishimira amubaza ati none se ubundi bakwitande? Ubwo umusore ati amazina yanjye rero nitwa Daniel. Arangije umukobwa agahita agenda amushimira ati urakoze cyane rero Daniel, tuzabona n'ejo. Ubwo umusore agahita asigara hano ari kumwitegereza, ubona ko rwose nubwo yari umukozi ukora amasuku hano, ko yarazi n'utuntu tw'udutekinike. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda, bagahita batwereka umukobwa wihagarariye mu idirishya ari kuba yakwitegereza hanze, ubona ko rwose yari umukire. Ako kanya hakaza umusore ari kumubwira ati unyihanganire cyane rero nakerewe cyane. Ubwo umukobwa ati ibyo ngibyo rero nta kibazo kirimo. Agahita amubaza rwose ibintu yavugaga amubwira icyumweru gishize. Ubwo umusore ati okay ibyo ngibyo rero nta kibazo kirimo. Agahita akomeza kumubwira ko ibintu yamubwiraga icyumweru gishize, ko yifuza ko we n'umukobwa bajya no gutembera bakigira rwose kuba barya ubuzima. Ubwo umukobwa ati ndumva rero ntameze neza, nta nubwo ndashyira ubwenge ku gihe, ubona ko ari gushaka impamvu zatuma tujyana n'uno musore. Ubwo umusore nawe agahita akomeza kumubwira ko nta bintu byo kuba yatekereza cyane, ko ari ibintu byoroshye, ko agomba kuba yabifata nk'ibintu bisanzwe. Ubwo umukobwa agahita akomeza kumubaza ati none se umukunzi wawe we azavuga iki niyumva rwose ko najyanye nawe? Ubwo umusore ati ibyo ngibyo rero ntubyiteho, ibyo ngibyo nzabikemura. Ubwo umukobwa agahita akomeza kumubwira ko rwose niyemera bakajyana ko nta kintu kizaba hagati ye n'uyu mukobwa. Ubwo umusore nawe agahita akomeza kumubwira ko kuba hagira ikintu kiba rwose bizaterwa nawe ndetse n'umukobwa, bose babyemeye. Ubwo arangije agahita abona hari ko umukobwa ashobora kuba atamukunda, agahita amwegera amubaza ati none se Francis wamukunda? Ubwo umukobwa ati ndagukunda, ariko ndakeka ibi ngibi twaba turi gukora hari amakosa. Ubwo umusore muri ako kanya agahita akomeza kumubwira amwumvisha ko nta kibazo, ati none se ntabwo bizi ko amakosa rimwe na rimwe aba ari ibintu byiza cyane bizana ibyishimo? Ubwo umukobwa ati none se turaza kujya he koko? Ubwo umusore ati hano rero nzakujyana, ndashaka kugukorera surprise kugira ngo tuzagende utahaze. Ubwo umukobwa agahita abona ko umusore harariseriye. Arangije agahita amubaza ati none se koko ibi ngibi urabishaka? Urashaka ko tujyana? Njyewe ntabwo nshaka kuba nagira umubano mubi n'umukunzi wawe cyangwa se na wa mukobwa mukundana. Ubwo umusore ati ibyo ngibyo rero byihorere, njyewe nzabyikemurira. Ubwo muri ako kanya umukobwa agahita akomeza kumubwira andi mategeko, amubwira ko atazava muri uyu mujyi. Ubwo umusore nawe agakomeza kumubwira ko hoteli azamujyanamo ari hoteli yo muri uno mujyi, ko rwose atazigera ajya kure yabo. Ubwo umukobwa muri ako kanya agahita abyemera amubwira ati okay sawa rero nta kibazo rwose. Ubwo umusore agahita agenda, agahita amusoma abona ko bakundanaga. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda,
bagahita batwereka umukobwa ndetse n'umusore bazanye ahantu mu modoka. ubwo umusore ari kumubwira ko ibintu rwose byose byateguwe, ko ibintu byose bimeze neza. muri ako kanya kombi bari baje kuri ya gym umusore akoreramo siporo. wa musore we wikoreraga amasuka agahita asohoka hanze, arangije agahita babona rwose bari kuganira, ubona ko rwose bameze nk'abishimye, kandi yari azi ko uriya musore rwose afite umukunzi. ubwo umusore we agahita akomeza kubwira wa mukobwa ati ntugire ikibazo rero, nyizera kano kanya azaba ari ibihe byiza cyane, nzagukorera ibintu utazigera wibagirwa. ubwo umukobwa agahita abona ko rwose yishimye cyane, agahita amubwira ati ntiwishime cyane rero, kubera ko ibi ngibi ni ukuguherekeza bisanzwe, nta kintu kizaba hagati yanjye nawe. ubwo umusore ati oya rwose ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, none se ninde musore wajyana n'umukobwa mwiza nkawe ngo ntabyishimira? ubwo muri ako kanya umukobwa we ubona ko yigiraga ubwoba, agahita akomeza kumubaza ati none se umukunzi wawe Alejandra waba wamusabye uruhushya cyangwa se yaba abizi? ubwo umusore ati oya rwose ibyo ngibyo byihorere, ntabwo nkwiye kuba namusaba uruhushya. ubwo n'umukobwa we bitewe n'ibintu umusore yari ari kumubwira, agahita amubwira ko ariko yakina n'umuriro. ubwo muri ako kanya umusore nawe ubona ko ari kumubwira ko nta kibazo, agahita akomeza kumubwira ko nawe akunda kuba yakina n'umuriro. ubwo umukobwa ati nimba rero bimeze gutya witonde, kubera ko umuriro ushobora kuba wagutwika. ubwo umusore agahita akomeza kumubwira ko nta kibazo agomba kuba yamugerera, ko we ibintu byose aba yarabipanze. ubwo umukobwa ati ok sawa rero nta kibazo, nimba bimeze gutyo uze kugira imyitozo myiza. arangije umusore agahita asohoka mu modoka, umukobwa agahita akomeza kwigendera. uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda, bagahita batwereka wa mukobwa w'umukunzi we bise Alejandra agiye kuzageza hano buri munsi ngo kwitoza, ubona ko yiboneye umusore ugiye kuzajya umutoza buri munsi, ubona ko n'abandi bantu aribwo bari kuza muri gym. ubwo umukobwa we ari kuba yakwambara zaga, ubona ko agiye kuba yakwitoza bisanzwe. ako kanya agahita haza umukunzi we, agahita amubona rwose, ubona ko ahise atungurwa cyane, arangije akaza amusatira, ubona ko umukobwa atamubonye. amubonye agahita agenda rwose agiye kuba yamusoma amusuhuza. umusore agahita yigirayo, ubona ko urukundo yamukundaga rwatangiye kuba rwagabanuka. arangije agahita amubaza ati none se waje gukora iki hano koko? ubwo umukobwa ati naje rero kubona kwitoza. ubwo umusore ati none se waje kuba kwitoza uno munsi? ubona ko rwose atunguwe cyane, katazi ko umukobwa uno munsi aza, kuno munsi aruhuka. ubwo umukobwa ati nyine nabyutse numva nshaka kubona kwitoza, none se hari ikibazo kirimo aho ngaho? ubwo umusore ati ok sawa rero nta kibazo kirimo, nuko rwose bintunguye cyane. ubwo umukobwa agahita akomeza kumubwira ko wa musore ukora amasuku hano ari nawe ugiye kuzajya umutoza. ubwo wa musore ubona ko atabyishimiye, agahita amubaza ati none se uriya musore ukora amasuku hano niwe ugiye kugutoza? ubwo umukobwa ati yego rwose kandi nta kibazo mbibonamo. ubwo umusore agakomeza kumubwira ko atabyemera, ko agiye kuba yamwitoreza kano kanya we ubwe. arangije agahita agenda agiye kuba yakwambara. ubwo wa musore nawe akaza, ubona ko yaragiye kuba yatoza n'umukobwa. umukobwa agahita amubwira ko rwose byahindutse, ko umukunzi we yabyanze, ko agiye kuba yamwitoreza. ubwo umusore agahita abona rwose nta kundi yabigenza, arangije agahita yigendera. ubwo wa musore we wari uje w'umukunzi w'umukobwa agahita abona rwose umusore wari kuba yakwitoza hirya, ubona ko afite umujinya ko uyu musore atangiye kuba yakwegera wa mukunzi we. arangije agahita amuhamagara amubwira ati yewe kana gatoya, ese urashaka kwitoza? ubwo umwana abibonye agahita abona rwose ni wa mugabo wigeze kuba wamukubita nabi cyane, agahita amubwira ati oya rwose ntabwo nshaka kuba nakwitoza nawe, ibyo nzi birahagije. ubona ko ari kuba yakwanga rwose kamutoza. ubwo wa mugabo nawe agahita akomeza kumubwira ko ari ukuba rwose yakwishyushya bisanzwe. ubwo wa musore agahita akomeza kumubwira ati noneho rero uzi gukoresha imbaraga nkeya. ubwo wa musore ati ntugire ikibazo rero, ndakoresha imbaraga nkeya cyane. ariko ubona ko afite umujinya, ko uno musore rwose yatangiye kuba yakwegera wa mukobwa we. ubwo wa musore amaze kumubwira ko araza gukoresha imbaraga nkeya, bagahita bagenda ngo agiye kuba yakwishyushya. ubwo umukobwa we ndetse n'uwa musore wundi bakoraga amasuku hano bakitegereza ibintu agiye kuba yakora, bagahita babona rwose baratangiye, ndetse amutuye umujinya mwinshi cyane. ubwo wa musore akaza rwose agahita bakiza, ubona ko kano kana kari gapfuye. ubwo nawe agahita azamuka, ariko muza rwose ikintu aje gukora kaje nanone kuba yakwivanga mu mukino wabo, kuko yivanze mu rukundo rwe n'uriya mukobwa. ubwo wa musore agahita akomeza kumubwira ko kuba afite imbaraga nyinshi cyane bitamuha uburenganzira bwo kugenda ahohotera abantu rwose bafite imbaraga nkeya. ubwo wa musore ubona ko ibingibi atabyumvaga, agahita agenda, ubona ko ngo yaragiye kuba yamuhereza isomo wa mukobwa, agahita amubuza. wa musore ubona ko nawe yari yizeye, agahita amubwira ati ok sawa rero nimba ari isomo ushaka kuba nakwigisha, reka rwose ndikwigishe. agahita atangira kwikura. ubwo wa mukobwa ubona ko uno musore wa hano bakuraga amasuku yari amufitiye impuhwe, agahita amubuza amubwira ko uriya musore azi ibintu byinshi cyane, ko afite n'imbaraga murenze. wa musore ubona ko ibyo ngibyo bitamukangaga, agahita amubwira ati ibyo ngibyo rero njyewe nta kintu bintwaye,
ubona ko umusore yamurakariye cyane bitewe nuko yari gukubita umusore wundi kandi ko yigeze kuvuga ko ngo muri no gym habamo abantu badafite imbaraga ngo muri ako kanya bagahita batangira umusore ubona ko yari azi udutekinike dukeya agahita amukubita iya mbere ubona ko rwose uno musore yaragiye kuba yamwigisha isomo uko igihe cyakomeje kugenda rero uko bakomeje kurwana umusore muri ako kanya akagenda amukubita ubona ko yari azi tekinike cyangwa se yari azi uburyo ashobora kuba yarwana n'umuntu nubwo yaba afite imbaraga nyinshi cyane ariko akamusenda ubwo umusore amaze kubona yagiye hasi hagati akomeza kumubwira ko aka kanya basi amwigishije isomo katazongera kuba yasuzugura abantu arusha imbaraga cyangwa se abantu arusha ibiganga ko bashobora kuba bamukubita muri ako kanya umukobwa agataza rwose kamuhagurutsa ubwo umusore ubona ko yamutinya kandi yamurakariye agataza amubwira ati ibingibi rero ntabwo birangiriye hano ubona ko atangiye kuba yamugirira inzika wa mukobwa agahita akomeza kumubwira ko ibingibi rwose rero wabishatse ko uno musore atabishakaga kuba yarwana nawe ubwo wa musore agahita amubwira ati ok sawa rero nta kibazo ngaho mukundwa ngwino tugende ataravuga byinshi umukobwa agahita abona uno musore rwose azi ibijyanye n'imirwanire agahita amubwira ati njyewe rero ntabwo ndajyana nawe ndasigara hano uno musore abe yantoza kubera ko niko yanyemereye ubwo musore agahita abona rwose n'umukobwa ahari atangiye kuba yamwikundira arangije agahita amubaza ati none se uriya musore koko yakwemeje kugeza naho udushaka kuba wajyana nanjye ubwo mukobwa ati rwose ntabwo yanyemeje ahubwo uriya musore azi ibintu kandi nanjye kuba namwigiraho ndumva nta kintu bitwaye ubwo muri ako kanya umusore agahita abona koko umukunzi we atangiye kuba yamwanga nawe arangije agahita agenda amubwira ati ok sawa rero nta kibazo ngaho usigana n'uwo muntu ukora amasuku hano njyewe ndigendeye ubona ko batangiye kuba bashwana uko igihe cyakomeje kugenda rero uko umusore yakomeje kugenda ubwo umukobwa agiye kuba yakwigendera ubwo umusore agahita amubaza nimba azagaruka kuba yakwitoza wa mukobwa agahita amubwira ko nawe atabizi bitewe n'ibintu bibaye kano kanya gashobora kuba yakwiburira umukunzi arangije agahita agenda amubwira ko azabitekerezaho ubwo muri ako kanya umusore agahita areba wa wundi rwose ka kana bari gukina agahita amubaza ati none se umeze neza ubona ko rwose yitaga ku bantu nawe agahita amusubiza ko ameze neza uko igihe cyakomeje kugenda rero uko umusore yakomeje kugenda bagahita batereka wa mukobwa azanye rwose na wa musore umusore akamubwira ko ahangaha ari ahantu heza cyane amuteguriye ubwo umukobwa agahita yitegereza neza agahita abona ni heza cyane ariko kumubwira ati ahangaha rero ndi kubona ari heza cyane ntacyo hatwaye ubwo umusore agakomeza kumubwira ko ari heza hameze nkawe ubwo umukobwa agahita amubwira ko atatangira ibyo ngibyo ko rwose baje hano mu bijyanye n'ubutembere gusa ko nta bindi bintu birenze ubwo umusore arangije agahita akomeza amwumvisha ko amukunda cyane ati nakuzanye hano rero kugira ngo nkwereke urukundo ngukunda ukuntu rungana ndetse n'ukuntu nawe uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye ubwo umukobwa agahita amubwira ko nimba amukunda cyane rero kano kanya yazareka umukunzi we noneho bakikundanira ubwo umusore nawe agahita akomeza kumubwira ko atapfa kuba yamureka gutyo gusa kagomba kuba nawe yamwereka impamvu rwose ituma amureka ubwo umukobwa muri ako kanya akabyumva arangije agahita amubwira ati iyo mpamvu rero nzakwereka uzayibona mu minsi iri imbere ubwo umusore arangije agahita amwitegereza amubwira ati none se kubera iki iyo mpamvu tutayitangira kano kanya arangije agahita agenda agiye kuba yamusoma umukobwa agahita amubwira ko ariko rwose yarengera ko ibyo ngibyo bishobora kuba bibi cyane ubwo umusore agahita amubwira ko akunda ibintu bibi cyane cyane muri ubwo buryo arangije agahita akomeza kumwegera ubona ko n'umukobwa nawe ahari yamukundaga kujya cyakomeje kugenda rero bagahita batwereka wa musore ariko bajya kwitoza bisanzwe ariko ubona ko afite umujinya bitewe n'ibintu byabaye ejo ko wa mukobwa nawe yamukundaga ariko bitewe na wa musore ko atazongera kuba yagaruka ubwo muri ako kanya agatemba rwose umuntu aje ari kumuhamagara kombe yari wa mukobwa arangije akaza amubwira ko bitewe n'ibintu byabaye ejo ko atakeka ko yagaruka kano kanya ubwo umukobwa ati humura rero nabitekerejeho nsanga ngomba kuba nagaruka kuriya musore atagomba kuba yambuza mu myitozo nari natangiye ubwo umusore agahita akomeza kumubwira ko yahisemo amahitamo meza cyane ubwo umukobwa agahita amushimira ati urakoze cyane rero ariko umusore agahita amwitegereza agahita abona rwose umukobwa arababaye cyane ndetse ameze nk'umuntu wagiye hasi arangije agahita amubaza ati none se byangenze gute ko ndi kubona nta kuraje ufite yaba ari umukunzi wawe wabiteye ubwo umukobwa ati ntabwo rero nkeka ko kano kanya akiri umukunzi wanjye ubwo umusore ati kubera iki se rero ubikeka gutyo ubwo umukobwa ati ndakeka rero uriya mukunzi wanjye ashobora kuba acinyuma ubwo umusore ati yego nyine birashoboka umukobwa ubona ko ahise yikanga agahita amubaza ati none se ushatse kuvuga iki ubwo umusore
umusore ati nyine nshatse kuvuga ko nimba utangiye kuba wabikeka ugomba kuba washaka ukuri, kandi mwibuke ko umusore we yigeze kumubona ari kumwe n'undi mukobwa ariko nta kuntu yapfa kubimubwira. ubwo mukobwa agatemva rwose nta musore ariko kumubwira ni ukuri kagomba kuba yakwishakira ukuri. agahita akomeza kumubwira ati aka kanya rero ngaho itegure tujye kuba twajya mu myitozo yacu, dutangire imyitozo noneho agahinda afite tubashe kuba twagashyira ku ruhande cyangwa se ubashe kuba wakwirengagiza. ntibyasinze rero bagahita bakomeza kuba bakora imyitozo yabo bagakora n'iyo kwirukanka. uko igihe cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda bagikomeje gukora bakaza bakaruhuka bakicara hano bari kumwe. ubwo umukobwa akagerageza kuba yahamagara umuntu ubona ko atari kuba yamwitaba. ubwo umusore ati none se uwo ninde uri kuba wahamagara? ubwo umukobwa ati ni umukunzi wanjye rero ariko ntabwo ari gufata telefone. ubwo muri ako kanya umusore agahita amubaza ati none se nakubaza ikintu kimwe? ubwo umukobwa ati nimba rero ugiye kuba wansaba ko twakongera kwirukanka, nakoze imyitozo myinshi cyane nta yindi nshaka. ubwo umusore ati oya rwose ntabwo ariyo ngiyo nshaka kuba nakubaza. agahita akomeza akamubwira ko yifuza ko ejo bajyana ahandi hantu heza cyane bakajya kuba barelaxinga cyangwa se kuba baturisha mu mutwe, ko nabyo biri mu myitozo agomba kuba yafata. ubona ko umusore yifuzaga kuba yasukana n'umukobwa. ubwo umukobwa ariko byumva agahita akomeza kubwira umusore ati ok sawa rero aka kanya ndabyemeye ariko tuzagenda nk'inshuti bisanzwe. ubwo umusore ati humura nyine ni inshuti bisanzwe, nta mbaraga mfite zo kuba nagutsindira kugira ngo ube umukunzi wanjye cyangwa se mbe umukunzi wawe. ubwo umukobwa ati none se waba ufite umukunzi? ubwo umusore ati oya rwose ntawe mfite. none se kubera icyo umbajije koko? ubwo umukobwa ati none se nyine waba ufite umukunzi ukaba wansaba ibintu nk'ibyo ngibyo? agahita bimenya ko byanga bikunda hari n'umusore nawe yishakira umukunzi ariko ntiyabyitaho. agahita agenda amubwira ati ok sawa rero nta kibazo reka ngende tuzabona n'ejo. arangije agahita agenda. umusore nawe agasigara hano ari kwitegereza wa mukobwa ari kwibaza rwose ikintu uriya mukobwa afite kigenda kimukura rwose kuri we. ubona ko umusore yatangiye kuba yamwishimira cyane. arangije nawe agahita agenda. uko igihe cyakomeje kugenda rero uko umusore yakomeje kugenda bagahita twereka wa musore igitondo gikurikiyeho ari kumwe na wa mukobwa ubona ko bagiye kuba batembera bisanzwe. umukobwa ari kumubwira ati ahantu rero ni heza cyane rwose nahakunze. ubwo umusore nawe agakomeza kumubwira ko ari surprise yari yashatse kuba yamukorera. ubwo umukobwa agakomeza kumubwira ko nimba rero ari surprise rwose yakoze ko ahantu yahishimiye cyane kandi hamutunguye. arangije agahita ati none se ubwiherero bwa hano buri hehe? ubwo umusore ati buri hariya rero muri iriya nzu. ubwo umukobwa agahita agenda ubona ko ngo agiye kuba yajya mu bwiherero. ubwo umusore asigaye hano agahita abona ikintu cyamutunguye, kumbi yabonye wa mukunzi w'umukobwa ako kanya ari kumwe n'undi mukobwa rwose ubona ko ari kuba yamusha inyuma. nta kindi yarakoze rero yahise aza muri bwa bwiherero handi wa mukobwa agiye ubona ko ari kuba yagerageza kugira ngo n'umukobwa ataza kubona wa mukunzi we. ubwo muri ako kanya umukobwa asohotse wa musore agahita amubwira ko bagomba kuba bagenda bakava hano ko yari afite inama yihutirwa ko yari yibagiwe kuba yayijyamo. ubwo umukobwa muri ako kanya agahita abona umusore afite ibijyanye n'ubwoba. agahita amubaza ati none se kubera iki uri kuvuga nk'umuntu ufite ubwoba? agahita atangira kuba yareba ikintu rwose umusore ari kuba yahisha. ubwo umusore nawe agakomeza kuba yahisha wa mukunzi we. ubwo muri ako kanya umukobwa agahita akomeza kumubaza ati none se ni iki uri guhisha kano kanya koko? ubwo muri ako kanya agahita agenda akamuvanaho ku mbaraga. agahita abona wa mukunzi we ari kumwe na wa mukobwa wundi bahoraga bavuga. ubwo umukobwa agahita atungurwa cyane kwivugisha ati mwana nyagasani umukunzi wanjye rero ari kunca inyuma hamwe n'umwunganizi we. ubona ko uriya mukobwa bakoranaga ku kazi. ubwo umusore agahita akomeza kumubwira ko biriya rwose ari byo bintu yageragezaga kuba yamurinda kugira ngo atabona. ubwo umukobwa ubona ko abarakariye cyane bose agahita aza abegera ubona ko afite umujinya mwinshi. agahita abwira wa musore ati none se mukundwa ibi ngibi nibyo rugendo bambwiraga ngo ujye kuba wajyamo rujyanye na bizinesi? ubwo umusore agahita ahaguruka amubwira ati none se mukundwa uri gukora iki hano koko? ubwo umukobwa nawe agahita amubaza ati ahubwo weho wambwira uri gukora iki hano hamwe n'umwunganizi wawe? ubwo umusore agahita amubwira ko aka kanya rwose naho bari mu kazi ko bari kuba bafata akabureka cyangwa se akaruhuko bisanzwe. ubwo umukobwa agahita amukubita urushyi amubwira ati reka rero kumbeshya kano kanya ibintu muri gukora bikuba byagaragara. ubwo muri ako kanya umusore ubona ko atunguwe cyane agahita ahindukira abwira wa mukobwa ati none se wamubwiye rwose ibijyanye n'ukuri ko turi mu kazi hano? ubwo umukobwa ati ukuri rero kano kanya nuko tutari mu kazi. agahita amubwira ko baje kuri date rwose n'umusore ari wo wamuza
ikuzanye. Ubwo umusore ubona ko atunguwe cyane agahita amubwira ati none se ibi ngibyo uri kuvuga ni ibiki koko? Ubwo mukobwa ati aka kanya rero umubano wanjye njyewe nawe urarangiye, ntuzongere kuba wampamagara bitewe n'ibintu nkoreye kano kanya, n'ubundi nari narabiketse. Ubwo umusore agahita amubaza ati none se ujya kuba wajya muri gym koko ujyane n'uwo musore? Ubwo umukobwa agahita amubwira ko uno musore amurenze cyane, nubwo yikorera amasuku ari umusore wo hasi ariko ko afite umutima mwiza. Ubwo muri ako kanya wa mukobwa wari usigaye hano ubona ko rwose no musore atari yakwisobanukirwa ko ubundi nawe yazamubabaza, agahita amubwira ko nawe ugiye kugenda akamusiga rwose nta kintu afite. Ubwo umusore ubona ko atunguwe cyane rwose agahita amubaza ati none se nawe uragiye koko uransize? Ubwo umukobwa ati yego rwose ndagiye, ntabwo nawe ndi kumwe n'umusore ubeshya, nanjye yazambeshya umunsi umwe, nubwo wahose umbwira ngo urankunda ntabwo mbizi neza ko ushobora kuba unkunda. Ubwo muri ako kanya agikomeje kuba yamusobanura ibintu rwose amwumvisha ko atanamukunda kano kanya, atanabana nawe, arangije agahita agenda. Ubwo wa musore agahita asigara hano ubona ko ababaye cyane ari kwibaza ibintu bimubaye ako kanya. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko umusore yakomeje kugenda bagahita bateka wa mukobwa ndetse n'uwa musore wikoreraga amasuku ariko amubaza ati none se umeze neza koko? Ubwo wa mukobwa ati ndi kumva rero aka kanya nyine ntameze neza ariko ndi kumva rwose mfite ukwishyira ukwizana kandi ari ibintu byiza cyane rwose. Ubwo wa musore ati yego rwose ndabibona, uri umukobwa ufite umutima ukomeye. Ubwo umukobwa ati none se ni kubikeka koko? Ubwo umusore ati ntabwo rero mbikeka ahubwo ndabyiboneye. Ubwo umukobwa muri ako kanya agahita abona hari umusore nawe urashaka kuba yamutereta, agahita amubwira ati Daniel rero aka kanya nimba ushaka kuba wabona byinshi birenze umubano wacu cyangwa se ubucuti busanzwe aka kanya rwose ntabwo byashoboka. Ubwo muri ako kanya umusore nawe agahita amubwira ko azategereza rwose ko urukundo rwa nyarwo rugenda rukura gake gake kari hano kugira ngo amufashe gusa. Ubwo umukobwa muri ako kanya agahita abona ko umusore afite umutima, arangije agahita amushimira cyane amubwira ati urakoze cyane rero ku bintu byose wankoreye ndetse n'ibintu uzakomeza kunkorera. Agafilime kacu rero ko uyu munsi nubwo kagenze, nimba gakunze cyangwa se gafite ikintu kakunguye wabidusangiza utwandikira muri komenti. Ikintu ntiwibagirwe like na subscribe nimba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel. Ikintu ntiwibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo babashe kuyibona. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.